kinige kugira ngo tumenye kuko Imana ari Imana. Ubundi siri kugenda zigizage nk'umusinzi wanyoyezo iza yose. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi baje bahagara ku ma stage, abantu bagahagarara ku ma TV no ku ma radio atandukanye. Nimuze ku rusengero, nimuzi wanje ngenda bikora, wo bikora kanga niki. Twanze guha Imana icyubahiro, none uyu munsi bidukozeho. Ibintu byose avuze ni miracle gusa, ni ibitangaza. Abandi barashimishwa nuko babasamisha bakabwira ngo nimero za telefone zawe nizi niziranga muntu zawe nizi ngo asama tukurebe bakakubwira n'amazina yawe kumva ko ari byo bigushimishije. Busambanyi bugiye kukwica, butinganyi bugiye kukwica, ubujura bugiye kukwica. Iki ni igihe cy'uko Imana yaje. Uyu munsi yadukubise umunyafu. Cyakora uyu munsi niduca bugufi twavuga tubabarire igaca inkoni zamba. Icyo ikikagikuraho. Ubutaha izazana ikibando. Kumva kukomeye. Uyu munsi nta muntu uri ukomeye uretse Imana ishobora byose isumba byose. Yesu ashimwe cyane bene data, twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye gushima Imana ko Imana itugiriye neza, dushimye Imana kuko yongeye kuduha umwanya se cyangwa ukonga kuduha umwuka wo guhumeka kugira ngo twongere tuvuge ibyayo. Amazina yanjye ni Pastor Musabirema Jean Baptiste, nta yindi ni Power of Jesus Miracle Ministries. Baririra mu 11 baririra mu miharuro kuko bahabuze vino. Aho umunezero waruri harazimye. Ahari umunezero harazimye. Ibyishimo byo mu gihugu birahembwe ngaho. Ibyishimo byo mu bihugu birahembwe. Umurwa mu 12 mu murwa hasigayemo amatongo n'irembo rirasenyutse. N'irembo riraridutse, mu mbabarire riraridutse. Umurwa urasenyutse n'irembo riraridutse. Nuko abantu bo mu isi bazamera nk'imitini inyeganyezwa. Iki gice cyose waza kugisoma, ariko reka dusome dusimbuka ku murongo wa 17 twumve nacyo naho uko havuga ngo wa muturage w'isi ubwoba n'urwobo, wa muturage w'isi ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho. 17 aho wasuriye. Wa muturage w'isi ntago havuga abanyarwanda gusa, ntago havuga abakongomani gusa, ntago havuga abatanzania gusa, ntago havuga abarundi gusa, ntago hose. Wa muturage w'isi we ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho. 18 nuko uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Aho hasuri uhunga urusaku waruhunga rw'uyu munsi rw'iyi korona ukavuga ngo reka uruhunga uraruhungira, urajya Burundi, urajya Bugande, urajya Tanzania. Uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Kwa muturage w'isi we, kwa muntu ukomeye we, wewe wamariraga abagore mu buraya ubashukisha amafaranga n'ubutunzi ufite. Kwa muturage w'isi we kumva kukomeye. Uyu munsi nta muntu uri ukomeye uretse Imana ishobora byose isumba byose. Cyane ikirere kadendeza inyanja ikabwira Ahabi kamuga ngo guhera ubu muri Isirayeli nta nikime kizongera kugwa kuri ibi byatsi, n'imvura ndizongera kugwa. Kanga umenye kuko ndi Imana. Kinige kugira ngo tumenye kuko Imana ari Imana. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Wa muturage w'isi we umutego ubwoba n'urwobo bikugezeho. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Uwurira ngo akuke urwobo umutego uzamufata. Uwurira ngo akuke umutego uzamufata. Ngo kuko imigomero y'ijuru igomorowe kandi imfatiro z'isi zikanyeganyega. 19 isiramenetse isirayaze. Isiramenetse isirayaze isiranyeganyejwe cyane. Ngaho ni wumva aho hantu imvura zimaze iminsi zitwara abantu bukajya guca abantu basanga imisozi y'abatengukiyeho. Kubera iki turaza tubirebe. Ariko Bible yatubwiye ngo kuko abantu bishe isezerano. Hari wasurinye abantu bishe isezerano bafata ibyanditswe bahibihindura ubusa barabihinyura. Bajya mu byo kwinezeza nk'ibyo kwa Loti bari barimo n'ibyo kwa Nowa. Kugeza ubwo umwuzure waje, imvura iragwa, umwuzure uraza wose urabatwara.
Bible iravuga ngo bakomangira Nowa baramubwira wowe dukingurire ngo ibyo Nowa yavugaga byari ukuri bavuga ngo iki gisaza cy'ibyanwa bimeze gutya kiratubeshya nta mwuzure nta mvura izagwa reka tubyihorere dukomeze ijambo ry'Imana amen 20 isi izadandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando igicumuro cyayo kizayiremerera yewe ubundi isi iri kugenda zigizage nk'umusinzi wanyohezo izayose Yesu ashimwe cyane haleluya 20 wasuri isi izadandabirana nk'umusinzi n'uyu munsi ntabwo ari igihe isi irimo iradandabirana nk'umusinzi Yesu ashimwe cyane ibi ni ibyahanuwe n'ababahanuzi ibyanditswe abantu babihindura ubusa Yesu ashimwe cyane isi izadandabirana nk'umusinzi haleluya isi iradandabiranye ngo kandi izanyeganyezwa ubutaka hari utuvideo maze iminsi mbona ubutaka buri kugenda bitewe n'amazi nkabona ama etage imyuzurira yatwaye nkabona imodokari imyuzurira yatwaye isi izadandabirana nk'umusinzi uziko mwene data isi yamaze kudandabirana nk'umusinzi haleluya isi izadandabirana nk'umusinzi ngo igicumuro cyayo kizayiremerera no kuvuga ngo iyi corona virus nuko igicumuro cy'isi cyaremereye isi na kera kose mu Bisiraheli igicumuro yo cyaremerera gisi bahuraga n'akaga n'amakuba Yesu ashimwe cyane kizaremerera isi haleluya ngo kandi izagwa ye kongera kubyuka haleluya kandi izagwa ye kongera kubyuka twakira neza ijambo ry'Imana iryo nibyo jambo twagatuganiye muri Yesaya reka tubyumve dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu ashimwe cyane jambo riratubwiye ibizaba kuguriza abandi bizaba no kuguriza ibizaba kuri rubanda bizaba no kumutambye haleluya Yesu ashimwe cyane kubera iki Bible yatubwiye kuko abantu bisha amategeko abantu bahinduye ubusa ibyanditswe baratandukira bareka Imana banuzi bakozi b'Imana ndabwi ikibazo turi mu uyu munsi cya coronavirus ntago cyazanywe na Satani Yesu ashimwe cyane hari ibibazo tuzi bizanwa na Satani Yesu ashimwe cyane abantu benshi bagiye bahagara ku ma stage abantu bagahagarara ku ma TV no ku ma radio atandukanye nimuze ku rusengero nimuzi wanje ngenda bikora wo bikora kanga niki twanze guha Imana icyubahiro none uyu munsi bidukozeho amatorero menshi insengero nyinshi zagiye zimika abantu babarebeye ku gihagararo n'ibyo batunze Yesu ashimwe cyane byababaje Imana babimitse babarebeye ku gihagararo n'ibyo batunze ifaranga bafite bakabimika Bible iravuga ngo mu minsi y'imberuka muri Timoteyo wa mbere Yesu ashimwe cyane ngo icyo gihe ngo abantu bazigwiriza ngo abahanuzi bahwanye na marari yabo uyu munsi umuntu arahagara kuri televiziyo ku maradiyo umwanya munini avuga n'urusengero rwe no kuranga urusengero rwahakorera umbabarire nange narashumbye cyangwa ndashumba akaranga hakorera umwanya munini aho kuvuga ijambo ry'Imana no kugira ngo abantu bihane urajya kumva arava kuri stage ibintu byose avuze ni miracle gusa ni ibitangaza abandi barashimishwa nuko babasamisha bakababwira ngo nimero za telefone zawe niziranga muntu zawe nizi ngo asama tukurebe bakakubwira n'amazina yawe kumva ko ari byo bigushimishije ubusambanyi bugiye kukwica butinganyi bugiye kukwica ubujura bugiye kukwica abuntu muri minsi abantu ndacyo bakigira icyo bagitinya abantu barinjira mu ruzi barwita ikiziba kurabona abantu barinjira mu nzu y'Imana ukabona abantu bambaye ubusa ukabona umuntu aradodesha umwambaro arawudodesha ukagira ngo kudodesha igitambara cyabaye gito bambaye ubusa byaha baramamaza ubusambanyi baramamariza ubutinganyi baramamariza Freemason na Illuminati byaha bigomba Bible yatubwiye ngo icyaha kiremerera isi iramenetse isi irayaze isi izanyeganyezwa nk'ingando ngo izadandabirana nk'umusinzi isi irimo iradandabirana muvandimwe isi iradandabirana muko isi iradandabirana wa mudamu we isi irimo iradandabirana wa mugabo we isi irimo iradandabirana wa musore we isi iradandabirana muvuga butumwa muhanuzi Yesu ashimwe cyane igicumuro cy'isi kizaremerera isi abasambanyirije abandi ku ruhimbi bangana iki twagiye dukubita dutesha tukajya kubona kuri comment baratwandikira ibintu byo kuducisha nk'imitwe nta kibazo reka ngubwire ibi ngibi Imana ibyibereyemo nta kibazo
Kwegiye uriganya abantu babwa ngo nimuzane ibingibi mbasengera Imana niko imbwiye kugira ngo ubone indamu zawe. None si ko wabihamagaje ukavuga ngo nibabizane, ukagura amajipo ukambara neza ukarya neza. Ubu uyu munsi urihe? Uyu munsi igicumuro cy'isi kizaremerera isi. Igicumuro cy'isi kizaremerera isi. Urusengero rubaye ruri hariya n'urundi ruri hari, ugasanga abapasitoro barimo barahangana. Handwaye umuntu wanjye, umuntu wawe n'uwawe cyangwa umuntu n'uw'Imana, agakomanyiriza undi kugira ngo bamufungire. Namunagani muri mubihe igicumuro kizaremerera isi. Nukubera ko uyu muhamagaro mwawujemo atari Imana ibahamagaye, mwawujemo ari ibibahamagaye atari Imana ibahamagaye. None nicyo gitumye umuvumo uremereye isi, remereye isi, gukuramwo amada mwishingikirije ibyo murimo, umuvumo uremereye isi. Bible yatubwiye Ahabu akorera ibigirwamana, arabiramya bimura Imana. Mu Rwanda twimuye Imana igihe kingana iki? Amahanga yimuye Imana igihe kingana iki? Yesu ashimwe cyane. Iki ni igihe cy'uko Imana yaje. Uyu munsi yadukubise umunyafu, cyakora uyu munsi niduca bugufi tukavuga tubabarire, igaca inkoni zamba, ikikagikuraho. Ubutaha izazana ikibando. Ndakubwiye ubutaha izazana ikibando. Yesu ashimwe cyane. Niba Abisirayeli baragomeraga Uwiteka igategeka ubutaka bukasama ikabamira, twebwe turi iki? Twebwe turi iki tategeka ubutaka ngo bwasame? Wagiye ubona mu minsi iza imyuzure zikamara abantu, ukajya kumva ngo imvura yamanutse. Ejo bundi umusaza umwahagara muri Jari, mu murenge wa Jari, aravuga ngo ngiye n'ubwa mbere kuva mvuka uyu musozi nawe uvukiyemo data na mama barahatubyarira, nkwije imyaka 45, ariko n'ubwa mbere mbonye imvura zikamara abantu, umuryango w'abantu 7 n'umugore umutwite. Bagiye gushyingura bashyira amaserekeye gutyo, 1 2 amaserekeye 8. Muvumo uratsembise. Ikindi cyose urajya ubona, ujye wibuka icyaha cyawe, wibuka inzira zawe n'ingeso zawe, ufate ku mutwe, uvuga ati burya byose uziko iki cyaha aricyo kizaniye umuvumo isi. Wifate uvuga uziko ibi byose nkora ari byo bizaniye umuvumo isi. Ubutaka ntago bukera umwero nk'uwo bweraga. Yesu ashimwe cyane. Barimo bariyambaza ama-engrais chimique, isi yarashimuze. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Umuvumo uratsembise. Bible yatubwiye ngo kuko bisha amategeko y'Imana bagasuzugura ibyanditswe bakabigira ubusa, abantu barimo barigwiriza abahanuzi bababwiriza babasekse. Bible iravuga mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, aravuga ngo icyo gihe ngo mu matwi yabo azaba barya. Uyu munsi amatwi arabarya. Usanga hari n'ijambo ry'Imana, usanga uriya mupasiteri avuga ibintu bigize gusa reka twigende twe batubwira aho uko ejo nzaba mfite visa surayibonera. Ejo ufashe iyo visa ugafata indege igakoroka. Reka tugenda aho baduhanura tubona amajipe n'amaranjoro, ubusambanyi burazejeta. Yaje mu nzu y'Imana ntibagitinya, barinjira mu ruzi barwita ikiziba, baza bambaye ubusa, arashaka ko bababwira ngo ejo azabona vewiti, ejo kwiciye kuri bambino cyangwa kwicira. Umuvumo uraremerera isi. Ibyishimo biterwa n'amashako birarangiye wa mugore we, ibyishimo biterwa n'amashako birarangiye wa mukobwa we, ibyishimo biterwa n'amashako birarangiye wa mugabo we. Kubera iki? Twahinduye ibyanditswe by'Imana ubusa, twiremera ibindi bigirwamana, twimura Imana muri twe. Yesu ashimwe cyane. Icyaha gituma umuvumo utsembise. Byishimo ntiba divorce dufite uko zingana, fino yihirirarira, isirarira, isicitse intege, abakomeye bacitse intege, barimo baratengurwa, baribaza uko igisubizo cya coronavirus cyaboneka. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ebola n'ibindi byose, za kanseri n'ibindi, za hepatite n'ibindi, imfurumva zimara abantu, amakamyo arurira abandi. Yesu ashimwe cyane. Ni igihe cyo kuba maso, kuko uyu munsi bushoboye guke ejo ntibwire, ejo bushoboye kwira ejo ntibuke, kubera ko icyaha kizanira isi umuvumo. Imana yicuza icyatumye irema umuntu, irangije ibwira Nowa, iramubwira ngo uyu munsi Nowa niwe waramye imyaka 950, ariko Imana iravuga ngo umwana w'umuntu ntazongera kumara imyaka 120, 120, kubera icyaha.
umuvumo byose by'umuvumo. Mwene data muvandimwe wakurikiranira ijambo ry'Imana, hari ibyo ciyemo bavuga butumwa abakozi b'Imana abapasitoro, ihangane ibigaragazo n'intambara ucamo. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo ari n'igihe cy'imbabazi kizagira kikarangira. Sinzi uyu munsi niba cyanarangiye, ntumbaze, turakinginga Imana tuyihendahende gusa twereka ko hari igihe cy'imbabazi kizarangira. Undi ngo nge nzihana ejo, ushoboye kuvuga ngo uzihana ejo imbabazi zikaba zarangiye. Yesu ashimwe cyane. Ugihererekanya ubu butumwa wumvishije, gira icyo wumvamo, gira icyo ukuramo, gira ibyo ureka ubwo busambanyi, reka ayo marobo wagiye kwigurira kugira ngo ajya gusambanya, reka gira ibyo ureka, gira izo nzira uvamo, gira. Eliya abaza Ahabu ngo kuki muri Isirayeli nta mana irimo kugira ngo mwibimike Bali, ko wa mubyeyi wagiye kuraguza mu Rwanda nta mana irimo ivuga, nta mana ihishura ibishwe, ko agiye kuzana inzaratsi zo guhumugabo nta mana irimo ivuga. Yesu ashimwe cyane. Cyaha umuvumo uremerera isi Imana irayubikira iraza irayigira umwirare, umuvurungano urasenyutse, indege zirahagaze, ingendo zirahagaze, inzu zirakingwa kugira ngo hatagira binjira, sengero zirakinzwe, ibibuga by'umupira birakinzwe, inzu z'imyidagaduro zirakinze. Yesu ashimwe cyane, kubera ko icyaha kizaza kikaremerera iki isi kikayizanira umuvumo. Yesu ashimwe cyane. Nakubwira ngo iri jambo nta handi ho guhungira uretse kuri Kristo. Niho nsoreje, nta handi. Urufatiro dufite ni Kristo, urufatiro dufite ni Imana. Bakozi b'Imana, bene data, bayobozi, banyabwenge bize, ni byiza wige, ni byiza ubone impamyabumenyi zikomeye, ni byiza. Yesu ashimwe cyane. Ubu ndatanga, ni byiza uba amahanga yose agomba kubararira Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tugapfukama tukubararira Imana. N'abari mu gihugu bafite abayobozi babo batemera n'Imana, turashima twebwe ko Imana, turashima Imana ko abayobozi bacu bemera Imana bakayemera. No ku harimo ikiganiro bakoze cy'ubushize ngo gerayo amahoro, leta y'u Rwanda yakoze ngo gerayo amahoro, ariko kira kiganiro nagikunze. Gerayo amahoro nge nabikuruye mu mwuka, tuzagire no mu ijuru amahoro. Buraga ntago bajya ntago boroshe, n'abakozi b'Imana. Gerayo amahoro, tujye urugendo rubu rw'amahoro, ruhe n'urwo mu ijuru rubu rw'amahoro, tuzagereye amahoro. Nge nahise ngikururamo iyerekwa. Hari n'irindi jambo umukuru w'igihugu akunda kuvuga ngo kwihesha agaciro. Kwihesha agaciro ntabwo ari ukwambara ubusa mama, kwihesha agaciro ntabwo ari ugukubita umugore wa mugabo. Kwihesha agaciro kwihesha agaciro ariko ndamukunda, yaravuze ngo mwihesha agaciro banyarwandakazi. Paulo narangira avuga ngo mwihesha agaciro nk'abagabura iby'Imana. Umva di mwihesha agaciro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Baba wumvishije ijambo, Yesu akugiriye neza. Gira ibyo ureka, gira ibyo uvamo, gira ibyo watandukana nabyo. Yesu akugirire neza kugira ngo icyaha kiri gutuma isi, iminsi yacu, imyaka yacu igabanuka, iminsi yacu ituba. Yesu ashimwe cyane. Imyaka yacu irimo iratuba. Haleluya. Isi ibona amahoro, abantu babana amahoro. Ijuru tujyamo ntabwo ari iry'amoko, ijuru tujyamo ntabwo ari iry'ubujura, ijuru tujyamo ni iryera, ijuru tujyamo nta ry'umutwa, nta ry'umututsi, nta ry'umuhutu, ni Imana imwe rukumbi. Mubane bo n'abantu bose amahoro. Ukunde mwene so wange icyaho be mu rusengero. Uyu munsi insengero zafunzwe, uyu munsi tugiye kujya tuyitakambira mu ngi wacu. Abantu bari bamaze iminsi bari bize barimo barashakisha. Abanyeshuri babasohoye mu bigo batashe. Uyu mwanya niwo mwanya kwitakambira mu ngo. Bamwe rimwe kenshi na kenshi mwangaga kujya mu nsengero. Uyu munsi zirafunze, mureke tuyitakambira uko nguko. Ariko uyu munsi n'ibicingo n'izamba, ikaramu k'icingo n'izamba, uvugaruka izazana ikibando. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu babonaga bari bize, bari mu iterambere, bari kuri za WhatsApp, bari ku mashusho media, bareba ibintu by'urukozasoni, bararangaye. Ariko aka kantu wabonye ko kaje kagira gutya, abantu bose bariho barareba. Bizaba kuri rubanda, bizaba n'uwararaga muri kakanda arara
asesetse mu mutwe amaguru akiyeranje, bizaba no kuri wa wundi uba muri etage no mu igorofa hejuru. Nibi twese twaringaniye. Cyararaga muri kandi arya dodo n'akawunga by'indice ntikizi, uyu munsi byatwaringaniye. Bantu benshi nabonye mu masoko bagenda bahaha ngo bahahi, turahaha ni byiza, turirinda ni byiza, hasi barahaha bazi bizashira ryari. Yeri cy'inkoni zamba. Amen. Ndabashimiye bene data kurikirana ubutumwa ku Isezerano TV. Ubutumwa buhererekanye kuri buri mumwe wese. Ni igihe cyo guhinduka, ni igihe cyo kuba maso, kuba hafi y'Imana, kure y'icyaha, kuba kure y'icyaha, hafi y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Icyaha kizanira umuvumo, gituma Imana irakara. Ntabwo bene data bakozi b'Imana bahanuzi, ntabwo uyu ni umuvumo turimo, uyu ni umuvumo turimo. Busambanyi buri gukorwa n'abagabo basambanya utwana duto bagirawe. Nimureke tubireke, nimureke dutandukanye n'izo ngeso. Imana itugirire neza, Yesu abagirire neza. No kuri turabakunda, abakikomeza kuduhamagara kuri telefone kugira ngo tubabwire ijambo ry'Imana. Bible iravuga ngo muri Yesaya ibice 20:91 umurongo wa mbere ngo uba mu bwisho bwisumba byose zama mu gicucu gishobora byose, muri assurance, muri protection, mu burinzi bw'Imana. Ihishe mu Mana, ihishe mu maraso ya Yesu, ihishe muri Kristo. Yesu akurengere, agukize akaga n'amakuba byugarije isi, akurinde ibyorezo, agukize. Yesu ashimwe cyane. Telefone zanjye ni za zindi shoye kumbonaho kuri WhatsApp cyangwa ukanampamagara, tukahugurana iby'urugendo, tugakomeza tugatyazanya. Ni 0788 450 215. Iyo telefone uyimbonaho kuri WhatsApp, iyo telefone uyimpamagaraho, buri kenshi biriho. Yesu abaho umugisha. Shalom, turabakunda. Amen. Reka dusenga Imana. Mana turagushimiye, tugushime kuko uri Imana yo kwizerwa, tugushime kuko nta wasa nawe, tugushime kubwira ijambo rimanutse, ubwo umuvumo umanuka ugatsemba isi kabirira, isi kabibaye umuhonge, abanyacyubahwe bakaba bacitse intege. Reka bamenye ko mu ijuru ari we Imana, wowe wasanze Ahabu mu izina rya Yesu, ugasanga umwami Nebukadinezari yari yashatse kwemeza ba Shadraka na Meshaki na Abedenego kubararira igishushanyo yari yakoze mu izabo ry'ifeza mu izina rya Yesu. Mana ukemeza Nebukadinezari, ugahagarara n'abakozi bawe. Mana yanjye, Mana y'agakiza kanjye, twereke ukuri. Ijambo ryawe ravuga ngo nibamenye ukuri niko kuzabatura, kandi ijambo ryawe kambwa ngo mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo ngo urashaka ko abantu bamenye ukuri kukaba ariko kubakiza. Ngakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ritume abantu bava barekura ibigirwamana, barekura ubutinganyi, barekura ubusinzi, barekura ubusambanyi, barekura kuraguza, barekura buri bigirwamana byose basengaga katika jina la Yesu. Urusho kwigaragaza no gutanga amahoro mu gihugu cyacu, no gutanga mu izina rya Yesu, no kuzana kugira ngo Mwami Imana ukureho iki kibazo ucinkoni zamba mu izina rya Yesu. Umuhungu wa Betueli Yoweri yaragutakambiye mu gihe ugiye kubarimbura, aravuga ngo Mana wirimburira ubwoko bwa mu gihugu wabuhaye, ngo girira imbabazi ubwoko bwawe. Akimara gutakamba ucinkoni zamba mu izina rya Yesu Kristo. Mana wiburimburira mu gihugu waduhaye, witugirire neza Mwami, rengera amahanga yose mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana, isi yose yaricitse intege, ongera isubizwemo imbaraga mu izina rya Yesu. Ibi bigaragaye kuko ari we Mana ikomeye, ibi bigaragaye kuko nta wasa nawe. Urakoze Mwami Imana kumvire gusenga kwanjye, urakoze kumvishije kubwira ijambo Mwami Imana rikora imirimo n'ibitangaza kwa Kristo Yesu. Amen.